sawa ikibazo cyakawe ninde ukunda araha cyangwa ubuzima gusohoka sanga n'ikibazo cya gatatu murebane ninde ukunda gusaba imbabazi cyangwa guca bugufi muri mwembi cyo mwagiranye ikibazo abe niyo upfa wakani ninde wihangana cyangwa ugiye kwihangana muri mwembi ugiye kwihangana mu gihe habaye ikibazo kihangana sawa ninde ugira imbabazi z'abana kurenza undi bwagiye ninde ufunga umutwe muri mwembi kuri hari guturisha kwiyeho yareka reka kwiba ufunga umutwe tuvuyeho ninde ukunda kubahiriza umuco nyamurenge muri mwembi nimba ntawe nyine mureke ntawe kose turabitakira twaganye ikibazo c'8 ninde ukunda kurya ukunda kuzabyara abana benshi muri mwembi ninde ukunda bakampanya ukagire ninde ukunda muri Kongo cyane ariko ari urabeshega nimba uri kukwini musakunda ko atazamuye turakunda ariko kwa ninde uhubuka mu gihe abakabaza kamagira sawa yose zibazo ntibishira ninde ngiye kurangiza ninde wakomerekeye mu rukundo muri mwembi ufite aba ex icumi biterwa n'uburyo wakomeretse mu rukundo nyine. Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Ngiye murambona meze neza, ndakomeye, ndashima Imana, mfite ibyishimo byinshi. Ndabasuje mwese aho muhereye ku migabane itandukanye, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabashimiye mwakoze subscribe, like, share ndetse na comment muri abagaciro. Ndabasuje mu migabane itandukanye muri Amerika, Canada, Australia, abari Kenya, abari mu Rwanda, mu Burundi, Sudan, Bangladesh, Pakistan. Bose muradukurikirana. Mwese ndabasuje ngamahoro y'Imana abane namwe. Mukimbona hangaha nije CEO wa Rukunda TV Show. Mfite ibyishimo byinshi n'amagambo araza kuba make cyane, ndi kumwe n'ibyamamare hano. Yari amazina ari umutoni wa Gentille, kandi umukobwa w'abagunga, kwa mukazana wabongera, umwishwa wasita, kaba ndi umumama wubatse mfite abana babiri n'umutwaro umwe. Ibirenze kuri ibyo Yesu mu ijuru aduhane umugisha. Ndi kumwe n'abatumirwa beza nifujije kubona iminsi myinshi cyane. Finally turi kumwe nabo. Ndishimye cyane. Amagambo bagiye kwaza kuba market kumva abatumirwa bacu, ubundi ibintu bikaza kugenda neza. Reka ntangire n'umugore wawe birasa byiza abashikwigira abakunzi ba Rukunda TV Show. Asante cyane abakunzi ba Rukunda TV Show, nishimiye kwisanga kuri iyi channel. Imana duhana umugisha. My name is Mukundwa Aline. Yes. I'm coming from the Beauty TV Show. Reka twakire undi mugore mwiza cyane. Uri natural. Yes. Muraho neza abakunzi ba Rukunda TV Show. Icyambere cyane yitwa neza, ifite izina gizima cyane. Imana izayishigikire ko yitwa neza. Turishimye kwisanga ahangaha. Amazina ni Queen Uwase Amanda, dukora kuri The Beauty. Murakoze cyane, nishimiye kubatumira hano hantu, mfite ibyishimo bidasanzwe. Ikintu cyambere naravuze ngo nimbagera muzobaramutse. Yambu umukundwa Aline. Yambu sana. Yambu Queen. Antuka ndanezerewe. Kandi uzi ko unezerewe nyine we. Uzi ko biserewe. Yesi namfishe ibyishimo byanje kundi kumva ko biri serious. Wogira kandi kumva kare. Ngenda nezerewe ubundi. Ubu ngubu none nsigenza nkaririmba nkanimba n'indimo ntazi. No kuvuga ngo ndishimye. Antuka vraiment. I am so happy. Urumva n'icyongera sinkiza ariko uyu munsi kiraza kuza. Tumamumva ibintu mwebwe. Nuko Ninga kijya cha for real. For real.
ni ukuvuga ngo ndanezerewe cyane. Ikintu cya mbere muri abarora umudo banjye kameze turi ngo tuyabanora urumodo kamariza buriya ni umuntu wize nimugoroba cyane ntabwo ari umuntu wize mu gitondo nuko noneho ndishimiye kuza hano ndababwira ngo muzampeze ikiganiro ndi mwangoye muzi ko Imana yo mu ijuru idakinanirwa ibaheze umugisha kandi kurya murushigikira iyerekwa rya mugenzi wawe nawe Imana izivanga mu shawe nuko none nishimye kubakira ko ndagomba kuvuga ngo nishimye kugira ngo ibintu bikomeze bize none nifuje kuganira namwe icyo basaba mwisanzure hano kuri Kunda TV show abakunzi banyigira abakristo beza batari bake kandi batari benshi ariko abo maze kugira reka Yesu mu ijuru akomeza abampera umugisha rero twagiye mfite ibintu byinshi mu mutima wanjye nifuza kubabaza ndazibwira amagambo make nze kubabaza byinshi kugira ngo kandi bambujije ngo mbwire amagambo make ariko Imana ifashe nyifate rero mu kwifata kwanje namwe mwirekure ko murumva ibintu sawa twateguye hano twebwe kugira ngo ibintu bize kugenda neza tugaburira abantu umugati wuzuye apana ibintu tuje gushakisha nuko twagiye mwisanzuye ko mpambana mwakonje yewe none turasubiza ibibazo tutarabaza aka gacana tukagabura ari urabaza turabimenyera mu bibazo umukundwa Aline na Queen tugiye gutanga ikibazo cya mbere kiraza gusubizwa n'umukundwa Aline noneho n'ugisubiza bamwanditse ikizamini cya leta kera kandi nari umuswa mu ishuri ni ukuvuga ngo ikibazo cya mbere ni ukuvuga ngo iyo umuntu ugajeje ku bantu bamurenze ari igihe gawojereza ariko mu bwo kwirinda kuvuga ngo nyerere nyisaga kwa papa regenti navuze ati reka ntegure kugira ngo bizagende neza ariko ntaraje mu bibazo aka gacano kanje mukabona gute umwe asubiza undi asubiza gatabone kuko ni agasubiza iyi channel yawe ngenza nyireba cyane ko nkubwira na nimero nzandiba kuri stati cyane ni channel ugira ibikuraje bitagira abandi bantu sinzi ko no kucyaranje nyine ngo mbona ari amakuru yose kuri ijambo nzandibonera kuri nyamama hano ariko uko amawicara wenyine ukagira courage ukaririmba ukavuga top 10 ukazuruka nyine nkavuga ati kabisa uyu mugore arashoboye cyambere urashoboye courage kabisa ntugacike ari ngana gishuvuga kunisha menshi njega ngira ikinyoma giki jewe bamuvuga no kwibona mu byukuri sinigeze nyireba cyane uko niko kuri ariko zanye kohereza uzuyihereza ariko sinza mfungura iyo link kandi ico cyaha Imana ikimbabaje nkubwiye ngo nzambona uko uzukora gutya naba ngiye gukabya kwini ukunda kumbwira amakuru yawe cyane ngiye ati hari umudamu witwa Rukunda gutya na gutya yana dusabye ikiganiro none azaza igihe iki niki naho rwose aho niho kugeza uyu munsi ariko I promise ko umwana mwiza pe wenda naje ngiye kuyoboka inzira yo kureba ibintu biganiro bya Rukunda urakoze cyane rero twagaye n'ikibazo cya mbere cyaza gusubizwa n'umukundwa Aline debut n'abantu ki iyo wumva ngo debut TV show n'abagore babiri b'ibipfu neza hano ni ku isimbi utegereza igisubizo debut n'abagore babiri bafite ubwenge bukeya bahuje tala birwanaho bagera ku cyo bashakaga ntibarakigera 100% ariko hari icyizere ko bazogera kure thank you urakoze cyane kwica gisubizo suje kirakunyuza 100%. asandi cyane twagiye niki cabateye kumva gufungurira business ya YouTube channel niki cabateye ngiye usubiza ni wowe ubukene Amanda ubukene maskini umaskini ikatufanya tufungue channel ikabufanya none se kuva mumaze kwifunga byibuze hari impinduka ubukene bwarashize bwarirutse bwarahunze haleluya kabisa yo muri kuvuga muri bipfa ariko muri abanyabwenge kabisa kubera ko buriya umuntu wita igipfu ni wari umunyabwenge umuntu wita umunyabwenge 100% abari abyumvuze twagiye n'ikibazo cya gatatu Ali kaba mama n'izimbogamizi mwage muhura nazo muri YouTube channel gufungura channel nk'abantu b'abamama izimbogamizi mwage nazo imbogamizi inyinshi twagiye duhura nazo nizo
kubona umwanya wo gukora no kurera. Hari ukuntu nyine duhugira cyane mu gukora ugasanga umwana waburiye umwanya cyangwa se mu rugo naho wababuriye umwanya kubera cyane twe twari twarabishizemo imbaraga dushoramo umutima wacu wose. So ugasanga wiri wenda mu biganiro kuva mu gitondo kugeza saa 12 umwana ari mu rugo aragukeneye nta kubonye ako kantu nyine katuberaga nk'imbogamizi. Sometimes tugasiba kubera uyu munsi tumaze iminsi dukora reka twirirwane n'abana nabo wenda batubona, ariko ubu nyine byaroroshemo hari ukuntu twihaye programme dukora tukajya no mu bana. So nta yindi mbogamizi irenze twagize hano kuri iyi mihanda. Ibindi byo ni ibisanzwe, ibi byo gutuka byo simbyita imbogamizi, ngita ahubwo ibintu byadufashije aho kuzamura imvune z'akazi. Izo ni imvune z'akazi, matokeo ya vita twazigize imbere kera tutarabona ibikoresho byacu. Twahoraga duserera umunsi twagiye ariko aho twamaze kubona twagumye hamwe turatuza ubu tukora neza tunezerewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Twagiye n'umugore mwiza cyane umukundwa no Queen Amanda Uwase. Tugiye ku kibazo cya 4. Iyo mugiye gukorera kure kugenda gukorera kure nk'abantu baba mama ntibangamira abo mwasize. I love ngone aho twasize abagabo bacu turabana muri entertainment uko gipiza zavuga entertainment. Abagabo bacu buriya ni nkaho tubana kuri channel muri make ntibazagaragara buri munsi ariko turi kumwe like 100%. Niba ngo umugabo wanjye niba ngiye mu Rwanda arabizi ngo Queen agiye mu Rwanda agiye gukorera amafaranga azagaruka tariki ziniza amafaranga azagiye ashakora ikiniki cyangwa se bizamugirira akamaro muri ubu buryo n'ubundi. Niba ngo mu ngombagamizi tugira abagabo abo twasizega n'abagabo ko abana gabo nta burenganzira bafite bwo kumvugisha. Yamaye kareka abana nabo bakeneye uburenganzira bwabo. Ariko mwana gantiyo ntiyoza ngo kwitaza ngo yakubwira ngo ucara hano akeneye yogurt urayikura akeneye suko. Niba ngo abagabo bacu turabana mu bintu byinshi niyo turi live twa twicaranye nabo iyo namufashije kuri icyo kibazo ahubwo iyo tudafite ingendo z'akazi ndaba ari ikibazo bo ahubwo sanabyita gute batubaza impamvu wayi none nta kazi kari out gahari. Mbese barabashigikira akazi ko iyo twakoze urugendo runini tugiye mu kazi kagira umusaruro tutarabona utabaho. No kuvuga ngo mu minsi iri imbere ko turaje Uganda nitugaruka muzontwara nyama ko turashaka visa muri Sweden mva kwikira mwazantwara batwaza ibikapo bazi gute tuzoshana nawe mu kazi dukora akazi kamwe utwaza ibikapo utwara ibyacu tuje mu kazi. Hari ukuntu uyu muntu gatarakumira aho nivuga butumwa azagenda twarije nk'uvuga ibitabo oya no kuri hari ukuntu mwambwira ngo rukunda uzaze uzovudutwaza ibikapo aho tubwiyega ko twese dukora umwuga ahubwo twogera twakwereka uburyo akazi gakorwa twese tugakora. None mwazantwaye bawo ni kabisa nituva mu Rwanda ejo bundi kugira amakuru y'Ubugande tumanuke. Murakoze cyane. Utwo ni utubazo tw'akazi benda nangize ngo mbabaze. Ikindi kibazo abagore benshi tubwira tuzo twibaza urumva ese uyu ari umuntu wambwiye ico kibazo muzakibabaze ninja guhura namwe arambwira ati umugabo arambwira tugende umbarize abagore mu kivuge muri rusange nese kuki iyo umugore afite inda cyangwa se umugore ari kunda kuki aguma kumva ko yotuka abantu cyane cyane bakaba yo kwibanda ku mugabo wiwe umwe arasubiza ndasubiza muvuge si byo bintu abiterwa n'uburibwe abitebwa cyangwa n'impango n'impararo abiterwa n'iseri yakubaza yarambwiye ati nzabaza abamama bavuge n'inkawe uwo mwabo yo baramujengereje kuri ico kintu arambwiye ati nugirirwa amahirwe yo guhura n'abandi bamama muzagane kuri ico kintu ati reka mbaganirize Aline agisubizeho na Queen aze kugisubizaho. Njye buryo nabisubizamo n'uburyo bubiri. Iyo umugore atwite agira impinduka mu mubiri hari ibintu byinshi bicenjinga wenda hari abagabo batabisobanukirwa bikaba byamukoresha ibyo bise ibintu bitari ngombwa ko yokora ariko nyine akabikora kubera umubiri we n'ibiri mu mubiri we biri mutegeka kubikora. Ariko hakaba n'ikindi kintu hari abagore hano hanze dufite bamiganano akavuga ngo ubwo Queen yakubise urusha umugabo wiwe atwite nanje nintwita gutya nge nzamukubita ingumi kandi nibo benshi akavuga ngo kandi ngewe ndashobora kuba iyo ntwite ngirirekwa haruka
Queen yatwita akavuga ngo ubwari ntiyarukaga bakamuzanira ibintu binini njyewe ndinde yo kutaruka kandi twese ari inda yiwe ntirimo umuzungu yanjye ntirimo nanjye ngomba kuruka kandi nkishongereza kandi abo bagore nibo benshi barahari akabikora mu rwego rwo kwishongereza gusa agatuka umugabo wiwe ntacyo amutukiye kandi mubwiye ngo mutuke ahubwo ninda ikohereza gutukana nayo simpaye nyimenye plus none gatuko wenda wavuga ati sinkeneye wenda kubona biza bibaho ko ndumva woje nko muri salodata nje kaguma hano ngo bahumuriye ibyo wenda byashoboka ariko ni uwo mutuka ariko niwo kwa munga ngo mbesire wowe mbare kabiri wahuriye amabati urahari mu kuvuga niba umuntu nyoko ukamubwira umugabo ngo nyoko ngo ninda none ubona we atayinda n'ukuri kujifanya none usohora igitutsi we abasanzwe yaragambiriye kumutuka akabura hamutukira akabyitirira ngo akaba n'abandi ngo bazakubita abana kubera basa nimba se yamukoroza ngo kamakubita umwana ngo ari kumuzizi mbese n'igihe yagakubise se avuga ati nawe uramaraso ndakwereka wose mubona umugore kwe umwana wiwe yibyariye umwicanyi ibyo ntabwo bikunda hanyuma inda yo birashoboka hari abana bakuze nabi cyo ni cyambere bakura nta discipline umwana agakura nyine atukana muri quartier wambwa we wamabyi we ibyo ngibyo nibyo biba mu mutwe of course hariya ayaba ari kunda abari mu buribwe bukabije burenze ibitekerezo byiwe hanyuma sasa umuntu arasohora ibimurimo bya bindi yatojwe kwa kundi warezwe nibyo usohora niba gusanzwe utukana bya bitutsi byose uwo munsi bizabizi ntago ngewe naba nkaza ntukana ngo nimara ningera ku munsi wo kubyara kubera ko mfite uburibwe buri extra ntangire nige gutukana ngo wambwa umbwire umugabo wawe ngenze umukobwa watutse gutyo umugabo wiwe ari kumwe na nyirabukwe kugeza n'uyu munsi ntago barumvikana nuba ngo bya bindi byawe n'ubundi usanzwe uteye nibyo bisohoka wa munsi wo kubyara tago haza ibitari wewe ni wewe wanyawe waje aho ngaho nta mahimbo ufite uburibwe bwakurushije uburemere kurisohora wowe kuratwereka uri naho gutaka no kwambwa ati ntumushaka byo ni ibisanzwe ariko gutukana igitutsi ni uriya ni wewe wanyawe aho ali gira inama ubwira abagore babyikoresha atarinda ariko hari igihe bikwemera nka neza nyine zo kuzima pepe gira inama ubabwira nta rukundo bagira nta nama no bagira ko simba rusha ubwenge murandusha ubupfu inama nabagira byo ni mutabireka izo ngo nsizanye mwabagabo muzobange yes kuko umugore ugambirira inda ntiyo kohereza gutuka ntibiba iyo si ahubwo waba utwite ahubwo waba mukubita waba utwite ijini kandi n'umuntu bavuga ngo umuntu ari umumarayika ni gute ndishaka kukubwira ngo tuko umugabo mubwire umugabo wabazabwira umugabo bati kuvunteye inda uzoso winjiye muri nozo ruko byara wenda icyo cyo wakunda nakubwiye ngo hari reaction zo kunda ariko kandi nabwo mukinyabupfura ukamwe ko ndumva sinkeneye ko no kubona ko mu maso yawe kumerera neza none nyaboneka reka mbe ngiye mu rugo cyangwa wowe ugiye mu rugo mo kimwe bizo bizabi byoshe ariko kwa mara ati nyoko umugabo mutwe w'urugo ntago ari byo kwingagira nawe namubwira abo bagore bagifanya gusa kugifanya biratandukanye ufite kugifanya ariko ntutukane nge hari abagabo batagira care mu miremere yabo batazi kwita ku bagore akavuga ati umugore wanje yatwite ntarekwe akamakureka gusa aho ngaho nk'igiti cameze kimeze uko nyine ukakoropa ukoza ibyombo ukavunika kubera ko azi ko tacu baye bimeze neza bigasaba umugore kwigirisha kugira ngo nawe abone nk'agahenge njye nagazambikora mbona nabaye muzima cyane nkabona byakabije ukaba nk'ubwira ukaba nyine nk'uwifanya kugira ngo nanire guteka ndi muzima niwe ngenda ibararo ryose narimaze ngabwiraga abo bagabo rero abagabo baba badaheza abagore kiya bazi ko bananiwe umugore rero umugore ni umuntu wo kwitabwaho n'umuntu cyane cyane yatwita bagomba kwitabwaho mu buryo buri extra burenze so iyo atitaweho nawe niwe uzumutera ariko nta mugabo wo kwita ku mugabo wiwe twite akamwereka urukundo namara ngo umugore amuhembe kumutuka ntabwo mbizi ibyo ngibyo hari abagore bazabona amwitayeho cyane akishungereza akabona abagize akabona ari ubukabyo noneho muri make abantu bagende abagore borohe n'abagabo bahikeya kugira ngo ibintu bikomeze bitagende ku bagore babo n'abagore bo abagabo babo cyane ni ukuri ko Imana murakoze ko muraganira neza muri abanyabwenge ijambo mwita ibipfunda babujije mukongere kubyita kuko
aye kwishuri ari bakoraga nk'ikosa bakakubwira ngo ugende wameza ngo nyarasaza nuko nukuvuga ngo iyo wakoze nk'ikosa noneho bakabutuma guhanisha akakubwira ngo ugende wameza ngo narasaze nawe ugabone mvuga ndi igipfu ukora cyane we kandi turi no muri stade ntabe no mwikanisa no yawe ndi igipfu mu nsengere ndi igipfu tugiye mu gice cya kabiri tugiye kubageza akagame k'ibibazo n'ubundi ngiye kubabaza mbere yuko twinjira muri iyo game yacu ari suza abantu batatu bakora ku mutima bameze nka gute nyine abantu uvuga ngo uyu muntu wa mbere n'umuntu wa kabiri ndutirana kuvuga ngo suza umugabo umuntu wa mbere mba ku mutima n'umwana wanjye ganza suza umuntu wa kabiri ni se aba gatatu ni ababyeyi banjye ntabwo se waruvuze cyane abantu basanzwe waruvuze nyine umuntu gusubiza ku mutima abo batatu nkubwiye nibo bamba ku mutima ganza na se n'ababyeyi urakoze cyane kwingana agira abantu batatu suzagira tujye mu gice cya kabiri suza twirigwa nyine suza twararanye ndavuga mbabazi aho wagira kungora nuko ati suzaga inshuti yawe none se niba ari neza inshuti zawe tuzone niba inshuti zawe ayigiye nawe ufite inshuti zawe ni nka za ntashyo zo kuri radio none umuntu wa mbere ubundi uri ku mutima nyine n'umugabo wanjye kubera ko none turi kumwe ubu nyine ari mu ruzinduko polesana yagiye mu kazi yagiye gutegura ubukwe aha uranibukije amayike hagarara mbere yuko tuje muri game mana yanjye next time uzakuzinduka aho abandi bantu ba kabiri tuhuje ni abantu bose badukurikirana abakunzi ba debut muri rusange abagabo n'abagore abasuje cyane twagiye muri part 2 twagiye muri part 2 akutaje muri part 3 reka mbabaza akantu kamwe muri gutegura ubukwe gute kuko je gutuganya nshaka kuzabutaha ndababujije ko ndakitisha intike y'indege ubukwe burashushe ubukwe bumeze gute ubukwe buri Kigali ubukwe bumeze neza mu bukwe nzakugereza mu bukwe n'amahuzu mu bukwe n'ukujya mu bukwe n'kwifotoza reka ngusate kwitwa ubukwe bwa ruguru tabashaga muri reception tamuhaye agakaratasi ko kugira gute kamari tubizi agakaratasi ko kugira gute muri reception ni nka invitation oya se invitation zo gutaha ubukwe none mwaje kuja muri reception agakaratasi mwijana gakangana gutya ko gusabira ngo ko kujya nakaje kuko utagafite bakazugenda gusaba nk'abasaza bene abasaza bane batamwa marite izo twanywaga marite se marite ni kiyano nkayinaje yego kugenda kugira ngo soko ngo mbaga karatasi kugira ngo twente gakaratasi ngo abakunzi tuzajya bose bemerewe kuza tuzajya ko turashaka itike y'indege ngo dukatishe tugende turi mu bukwe bwa kwina hari imodoka igezweho ngo ni supermetro niyo muzagenda nayo none ibyo amatike y'indege tubirenze n'ubushobozwa aho uzogende nayo uzogusanga na supermetro ni ukuri tuzaza mu bukwe bwa kwini kandi ko burategurwa neza ewane ni hatari kabisa twagiye muri part 2 muhindukize intebe zanyu mbabaze mabuye matatu barahindukiye taho amote yangiyo ntabwo ko murebana ntabwo ushaka murebana ngerekana icara ngaho ari cyo gufungura YouTube channel sawa ikibazo cya kabiri ninde ukunda araha cyangwa ubuzima gusohoka sawa ikibazo cya gatatu murebane ninde ukunda gusaba imbabazi cyangwa guca bugufi muri mwembi iyo mwagiranye ikibazo yabe niyo wakani ninde wihangana cyangwa ugiye kwihangana muri mwembi ugiye kwihangana mu gihe habaye ikibazo kihangana sawa ninde ugira imbabazi z'abana kurenza undi twagiye ninde ufunga umutwe muri mwembi kuri hari guturisha kwiyeho yareka kwiba ufunga umutwe tuvuyeho ninde ukunda kubahiriza umuco nyamurenge muri mwembi nimba ntawe nyine mureke ntawe kose turabitakira twagiye n'ikibazo c'8 ninde ukunda kurya sawa twagiye n'ikibazo ca 9
ninde ukunda kubahiriza gahunda muri mwembi? Sawa, twagira ikibazo cya 10. Ninde ukunda gusenga kurenza undi? Sawa, 11. Ninde ukunda amateraniro? Ninde ukunda kwambara neza akaberwa? Nimba ari mwembi muzamura, nimba ari mwembi muzamura, nimba mutambara neza mureke, nimba hagira umwe urenza undi. Ukunda kwambara neza. Ninde ubwiye umutima mwiza uyiziho nyine akambati ni ubwiye umutima mwiza muri twembi. Nimba umwe nimba ari we azamure nta kibazo. Ninde mukuru muri mwembi? Sawa. Ninde ukunda guhamagara undi mugiye nk'ahantu? Queen nta kazi afite muri bebe. Ninde ukunda kuvuga ukuri muri mwembi? Uvuga ukubwira ukuri kwinshi. Queen nawe akanda kajuguye. Tajuguye mazi. Tugiye ku 17. Ninde ukunda amafaranga muri mwembi kwenza undi? Ninde urayishimye mu buzima bwa buri munsi? Sawa. Ninde ukunda gupanika ko mu gihe mwagize nk'ikibazo cyangwa saga uwo muntu nyine akarada? Twagiye. Ninde ukunda kuzabyara abana benshi muri mwembi? Ninde ukunda ba kampani ukagire. Ninde ukunda muri Kongo cyane? Ariko ari urabeshega nimba uri kukwinyuma utakunda ko atazamuye. Turakunda ariko kubakunda ni gute turiyo? Ninde uhazi muri mwembi? Uko biri kose ndahamurusha. Ko ngenzi kuri go. Nawe gani muri Kongo nta kibazo. Ninde muri mwembi mugiye mwagize akabazo ninde ugaragaza nk'agasuzuguro? Akanyaro. Ziba turamanika ntanye. Queen ari gutirisha. Ari ne karambye. Kwiba mari kwiyerekera. Reba ntigize kuri. Kandi ari ndatirisha ariko uri umujura pe. Uzutuka papa ari genda ko nyurenze kabisa. Tusubi. Ninde uhubuka mu gihe abakabaza kamagira sawa. Nyase zibazo ntibishira. Ninde ngiye kurangiza? Ninde wakomerekeye mu rukundo muri mwembi? Nagiye kuvuga Our ex true. Ufite our ex true. Biterwa n'uburyo wakomeretse. Uburyo yakomeretse mu rukundo nyine kuko bakundanye n'umuntu wese ibyo. Ninde wakoze ubukwe muri mwembi? Sawa. Ninde wabombotse? Ninde ufite ubukwe? Ufite ubukwe mwamuvuze reka mbagarire aho ngaho kuko Queen yabatombe Queen. Muri tubwire muri debut TV show ufite mwe kaye kazi ko mbona ibintu byose ngo nta debut. Mana we mureke mbabaze. Kandi gabiri serie. Nta debut. Nta debut. Uri sure? That's true. 100%. Ari ni kuri felicitation kabisa. No kuvuga ngo njewe usibye nyuma yo kuza kuvuga. Aya ni uzumenya ngo baprodinze akaja kwandikaho titre ni uzumenya ngo yasharinze nje mba ndaho. Nyuma yo kuvuga nta kandi kazi nshobora. Ibaza no kuri Imana. Yeme mureke tugiye kugana ku musozo. Yenda nifuza kubabaza. Nta gusoza urabuganisha. Reka nze mugwaneho kabisa. Cyakoze yeme nizeye ko mufashijwe n'ino game kabisa. Ino game ifite shock kabisa. Mureke mbabaza akantu tugana ku musozo. Yeme urugenzi bwo gukora cano muri abantu babiri mwarushoboye gute ko abandi byabananiye? Mwabishobojwe niki mugiye nk'ikintu mutubwira ibintu ngabi ngabi byatumye mubishobora naho mugeze ubu nyine hanejeje tuwawe Imana icubahiro
byagenze utari gute mwe mwabishoboye mufitiye bantu nashonjega twabishobojwe n'amatiku twabishobojwe no kwihanganira ibitutsi karavuga ngo wabajije ikibazo nabajije ese ko abandi bantu bazataka abantu banini gato abantu banini no kugera hano tugeze twabishobojwe mwabishobojwe n'iki muri babiri kubera ko nanjye utangira hano twatangiye turi babiri ariko wagenda kera haba muri make kuba mukiri kumwe n'imyaka ishize mwebwe n'iriya banga mwakoresheje no kwihanganirana no kwihangana mu ntege nke kandi ko numva warihangana ibintu wihangana ibintu bikomeye ariko hari aho bigiye kugera kwihangana kugahagarara ico ndakibamenyesha kwihangana kugiye gushira imyaka yo kwihangana irarangiye ngayi igeragezo irashize yiteho kugira ngo ureke uzovunisha uwanye kuko nge twatangiye turi babiri ariko nyine challenge zitangira ewana challenge zaragoranye challenge mpamba nije umugora nukuvuga ngo studio za debut zibiwiwe kandi guhamagara umuntu ngo vi wawuze birorosha uko nanje yaba muhamagara ngo nazi wanje nawe bafite challenge arabizi icyo kintu arakibesha arabizi habe nubwo zoba zibera mu mujyi habe nubwo studio zaba ziri mu mujyi ndahamye 100% ko byoguma uko bimeze niko byoza bimera none ngewe nuvuga ngo sambiri yanjye abari sambiri nubwo wavuga ngo duhuriye mu Rwanda saa 3 iraba ari saa 3 ari washoboye ikintu gikombe kuko abagore n'abagore bakiburiza gahunda ngewe noneho yarananiye byararangiye kabisa gahunda yemwe ndabashimiye kuba mwanyitavye nukuri nifuje guhura namwe nkabatse kumana umunsi uzagera abantu banze nabyute umuntu wese bazumbaza ugiye ngamubonge kwa debut ngiye kwa mutwe wari wanshuhanye ugiye ngiye kwa debut ugiye ngiye kwa debut nuko rero ndabashimiye kuba mwanyitavye ndabashimiye kuba mugira umutima mwiza ndabashimiye kumara abajyanama beza kandi n'abandi batari twebwe muzakomeze mubagira inama niki mwabwira umuntu ufungura channel nyine uri gufungura channel nyine mugira icyo mumubwire gato nafungure dukore wese nafungure ariko kandagira akariro gake akarakore no kuri feri kuko imihanda ntikiri yayo nuko twatangiye siku bunyine ushobora kuvuga ngo reka ngende mu mujyi wa debut wenda n'amasimba n'urugero ubwo batangiye bahangana bakazamuka reka nanjye nshaka ko duhangana ndebe ko nazamuka ugasanga twebwe twarahanganye wenda biraduhira reka mbyite gutyo ariko wewe wajya mwihangana ukabigwamo uza wishinga intuza y'undi yawe ikagira gutya so rero nkavuga ngo mufungure ariko mumenye ubwenge murobanura ibyiza kuko nyine avuze akariro gake na fefe kuri kw'Imana kubera ko ibintu ntabwo byoroshye amazi nta kiri yayandi Imana yewe ndabashimiye uburyo ki mwabonye ibintu bimeze neza mutugira inama nje kuvuga ngo mfungure channel ni ikiganiro mwakoze ngo baravuga ngo mwabagore mwe mu bacari mu ngo muryanye nyuma mukora iki nama mvuga ati ngomba gufungura channel kandi ngahatahata ibintu byose urabe kwigwanaho kwahozeho uku kuvuga ngo mbagereho nigwanye kandi first of mumbabari none ko namutesheje umutwe muzambika ikiganiro nyine ibintu by'abagose nyine tuzabivuganaho nuko ndabashimiye mwe mwakurikiranye kino kiganiro cacu ndabasaba subscribe like share na comment muze kuvuga uko mwabonye ikiganiro ndi kumwe n'abavyeyi beza muze kuvuga uko mwakibonye ubundi mwese mukore subscribe mumbwira abakunzi banyu bababona bazi kunkamera mukore subscribe kuri Rukunda TV show abadebiti bose barahumbajyanye muri comment mukore subscribe kugira ngo nawe azamuke n'umuntu uvuga ibintu byiza Imana iduhana n'umugisha naho utaha inzara yabaye ciao niko hari humiriza kwini n'ikirato ari nani n'umufuniko twagenza amazi ikibazo nimwumva mwemwe mugihuriyeho mu bizamure zombi nimwumva kumwe muri mwe ariwe muzamure kwindi cyangwa muzamure yanini twagiye n'ikibazo cya mbere ninde wazanye igitekerezo cyo gufungura cana muri mwembi timurebe timwibane muzabirebe kuri kamera siko kwiza umuntu wazanye igitekerezo cyo gufungura cana mwazamuye ndase uzamuye kwi wabaye busy one wazanye igitekerezo cyo gufungura cana twagiye n'ikibazo cya kabiri ninde ukunda kurya raha cyangwa se gusohoka muri mwembi oya biretse babizi weka arina ni mutemeri ari uyu yatujishije ngenzi ko ndi urukweto
Queen akaba umutemeri mureke dutangire rero